twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe mudukunda kandi mudukurikira kuri The Shinex. Ikaze cyane, niba utarakoze subscribe maze dukomeze tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye. So uyu munsi mbazaniye inkuru ibabaje cyane yatangajwe n'umuhanzi kandi akaba n'umunyamakuru dukunda cyane Yago Pondat. Uyu muhanzi umaze iminsi cyangwa se abitangaza amaze iminsi avugwa kandi nawe avuga kenshi tukagira ngo ni amatiku, tukagira ngo ni iki, ariko kuri uyu mugoroba masagana nka saa yine z'ijoro Yago yanditse ubutumwa bugufi cyangwa se ibaruwa ngufi ifunguye igira ati: Rwanda nkunda, nkuhunze na kwanga, ahubwo nkunze agatsiko k'abashatse kunyica mu myaka ine ishize. Nkataka ariko nta wanyumvise n'umwe, umutima wanjye urababaye cyane, ariko Rwanda numpamagara nzitaba, kuko data yaragukoreye, mama arakubyarira. Arangije ashyira agatima, aravuga ati, ashyiraho n'idarapo rya Uganda, aravuga ati welcome me please. Arangije muri caption hasi arandika ngo big energy stand up, aho nzajya hose nzabaho kandi neza, ikindi rwose aba big energy muhumure sinzabatenguha. Ibi byatumye nibaza, ndatekereza ni byaba bibabaje cyane kandi biteye ikibazo niba umuntu yagera aho ahunga iki gihugu, aho bigeze ubu ngubu mu Rwanda, guhunga igihugu bitewe na showbiz, bitewe n'iki. Gusa mbere yaho cyangwa se nyuma yaho yaje kuvuga ngo akazu kanyu kamaze gusenyuka mu izina rya Yesu, umusozi wanyu wamaze kugwa, ndavuga abahuriye mu bugambanyi bise showbiz, gutwika plank n'ibindi. Big energy stand up, aho nzajya hose muzakomeza kubona good vibes only, kandi tuzabamena big time. Aba big energy sinzabatenguha. Naha bigeze, nahangaha showbiz nyarwanda yabigeze. Birababaje biteye agahinda. Sinzi uko nabivuga, sinzi nuko nabisobanura, ariko niba ari aha bigeze biteye agahinda. Guys, ndifuza ko inzego zibishinzwe, Ministry of Youth, bose babijyamo bakareba ni ibihe bibazo biri muri entertainment nyarwanda bituma umuntu yakandika ibintu nk'ibi akavuga ko ahunze igihugu. Igihugu turimo nta muntu agakwiye guhunga u Rwanda ku bwanjye. None ahavuga ngo mu myaka ine ishize bashatse kumwica, abarataka abura n'umwe wamwumva. Ibi ntabwo byumvikana, yaratatse abura uwamwumva. Ariko ahangaha ndamwumva kuko showbiz nyarwanda isigaye yarajemo ibintu twise nka plank, aho umuntu agira ikibazo yatabaza ntibamwumva, bagashaka kubyumva nk'aho ari plank. So Yago rero akaba yaravuze ko ahunze igihugu agiye muri Uganda. Ese muri Uganda ho buriya niho azakorera akabona imikorere mizima, agatera imbere? Nabyo ni ibindi bintu dukwiye kwibazaho. Ariko kandi guys, mureke niba mukunda showbiz nyarwanda, uyu mwanda ucike, uvemo mu izina rya Yesu. Byatangiye bivugwa mu mupira ngo harimo amarozi, abantu bakajya bagira ngo birabeshya. Ego nawe wahagarara uko ari amarozi, ariko se niba umuhanzi yakifata akandika inkuru nk'iyi avuga ko ahunze igihugu, umunyamakuru twese dukunda avuga ko ahunze igihugu, birababaje kandi birababaje cyane.
So guys, mureke twese dufatane urunana twamagana ibingibi kuko ntaho byaba biva nta naho byaba bidushyitsa twe nk'abanyarwanda bakunda u Rwanda kandi baharanira gukorera u Rwanda. Igihugu cyacu ntabwo aricyo cyakabaye kivugwamo ibintu nk'ibi. So guys, reka iyi nkuru ibabaje abakunzi ba Yago, aba big energy, let's stand up nk'uko yabidusabye, tumusapotinge kandi turwanye uyu mwanda uri muri showbiz yacu. So guys, niba mutarakoze subscribe, ukore subscribe, like, share na comment, dukomeze tujye tubana updates ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ndakunda cyane, gusa dukunda icyiza twange ikibi kandi dushyigikire ibyiza kuko nibyo bizatugeza ahakwiriye tuzanahemberwa mu bwami bw'ijuru. Bye bye.